Amabwiriza yerekeye Pasika. Musa na Aroni bakiri mu Misiri, Uhoraho arababwira ati, uku kwezi niko kuzababera ukwa mbere k'umwaka. Mubwire Abisirayeli ko ku itariki ya 10 y'uku kwezi buri rugo rugomba gushaka umwana w'intama cyangwa w'ihene. Niba abo mu rugo rumwe ari bake ku buryo badashobora kumara iryo tungo, basangire n'abo rugo baturanye. Bazahitemo iryo tungo bakurikije umubare w'abazarisangira. Bazahitemo isekurume y'intama cyangwa y'ihene itarengeje umwaka kandi idafite inenge. Bazayigumane kugeza ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Ku mugoroba w'uwo munsi Abisirayeli bose bazica mu masekurume. Bazafate ku maraso bayasige ku mpande zose z'ibizingiti by'umuryango wa buri nzu bazariramo iyo sekurume. Iryo joro bazarya inyama zokeje, bazirisha imigati idasembuye n'imboga zirura. Ntibazarya inyama mbisi cyangwa zitetse, ahubwo bazarya izokeje gusa. Bazotsa itungo ryose uko ryakabaye, n'igihanga n'iminono n'ibyo mu nda. Ntibazagira inyama baraza, izizasigara bazazitwike. Bazazirye biteguye kugenda. Bazabe bakenyeye, bambaye inkweto, bafashe n'inkoni mu ntoki, kandi bazazirye vuba vuba. Uko niko bazanyizihiriza Pasika. Iryo joro nzahita mu Misiri nica abahungu bose b'imfura n'uburiza bwose bw'amatungo. Jyewe Uhoraho nzahinyuza ibigirwamana byose by'Abanyamisiri. Amaraso muzasiga ku miryango azagaragaza amazu muzaba murimo. Nimbona ayo maraso nzabahitaho he kugira icyorezo kibageraho ubwo nzaba nica Abanyamisiri. Uwo munsi uzabera umunsi mukuru w'urwibutso rw'ibyo jyewe Uhoraho nabakoreye. Muzajye muwizihiza uko ibihe bihaye ibindi b'itegeko ridakuka. Iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Uhoraho arakomeza ati, uwo munsi muzakure umusemburo wose mu mazu yanyu, mumare iminsi 7 murya imigati idasembuye. Muri iyo minsi umuntu uzarya umugati usembuye azacibwe mu Bisirayeli. Ku munsi wa mbere no ku wa 7 w'icyo cyumweru muzajye mugira ikoraniro ryo kundamya. Kuri iyo minsi yombi ntihakagira umurimo mukora uretse wo gutegura ibyo murya. Muzajye mwizihiza iminsi mikuru y'imigati idasembuye, mwibuka umunsi nzaba nakuye imiryango yanyu mu gihugu cya Misiri. Muzajye muwizihiza uko ibihe bihaye ibindi b'itegeko ridakuka. Kuva ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere nimugoroba kugeza ku ya 21 y'uko kwezi nimugoroba muzarya imigati idasembuye. Muri iyo minsi 7 muzakura umusemburo wose mu mazu yanyu, kuko umuntu uzarya umugati usembuye yaba umwisirayeli cyangwa umunyamahanga utuye muri mwe azacibwa mu Bisirayeli. Ntimuzarye rero imigati isembuye, aho muzaba mutuye hose muzarya imigati idasembuye. Pasika ya mbere. Musa akoranya abakuru bose b'Abisirayeli, arababwira ati, nimugende buri rugo rutoranye intama cyangwa ihene, maze ruyice kugira ngo mwizihize Pasika. Amaraso yayo muyaregereze mu rweso, maze mufate umushandiko w'utwatsi twitwa hisopo muwukozemo, hanyuma muyasige ku mpande zose z'ibizingiti by'imiryango, kandi ntihagire n'umwe wo muri mwe usohoka kugeza mu gitondo. Uhoraho naza kwica Abanyamisiri akabona amaraso ku bizingiti by'imiryango yanyu, arihitira ye gutuma umumarayika urimbura yinjira mu mazu yanyu ngo abice. Mwebwe n'abazabakomokaho muzubahiriza iyo tegeko uko ibihe bihaye ibindi. Nimumara kugera mu gihugu Uhoraho yabasezeranije, muzakomeza uwo muhango. Abana banyu nibabaza bati, uwo muhango mukuru usobanura iki? Muzabasubize muti, turatambira Uhoraho igitambo cya Pasika kitwibutsa ko Uhoraho yise ku mazu y'Abisirayeli mu Misiri akaturokora igihe yicaga Abanyamisiri. Nuko Abisirayeli bose barunama baramya Uhoraho, hanyuma baragenda. Abisirayeli babigenza nk'uko Uhoraho yategetse Musa na Aroni. Abana b'imfura bicwa. Mu gicuku Uhoraho yica abana b'imfura bose b'Abanyamisiri, kuva ku mfura y'umwami uganje ku ngoma kugeza ku mfura y'imfungwa iri muri gereza, yica n'uburiza bw'amatungo. Iryo joro umwami wa Misiri n'ibyegera bye ndetse n'Abanyamisiri bose barabyuka, bacura umuborogo kuko nta rugo na rumwe rutari rwapfushije umuntu. Butaracya umwami ahamagaza Musa na Aroni, arababwira ati, ngaho nimumvire mu gihugu mujyane n'Abisirayeli bose, mujye kuramya Uhoraho nk'uko mwabisabye.
nimujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mubyifuza, kandi muzansabire umugisha. Abanyamisiri bashushubikanya Abisirayeli ngo bavire mu gihugu, kuko bavugaga bati nimutagenda turashira. Abisirayeli bafata amapanu yariho imigati idasembuye bari batangiye gutegura, bayapfunyika mu myenda yabo, bayatwara ku ntugu. Abisirayeli bari bagenje nk'uko Musa yababwiye, bari basabye Abanyamisiri imyambaro n'ibintu bikozwe mu ifeza no mu izahabu. Uhoraho yatumye Abanyamisiri bareba neza Abisirayeli, babaha ibyo babasabye. Uko niko Abisirayeli batwaye ubutunzi bw'Abanyamisiri. Abisirayeli bava mu Misiri. Abisirayeli bavuye i Ramesesi bataha i Sukoti bagenda n'amaguru. Bari nk'ibihumbi 600 hatabariwemo abagore n'abana, bajyana n'imikumbi myinshi n'amashyo menshi. Abantu benshi b'amoko atari amwe bajyana nabo. Ya mitsima bari batangiye gutegura bakiri mu Misiri, bayitekamo utugati tudasembuye, kuko bari birukanywe mu Misiri huti ntibabone uko bashaka impamba. Abisirayeli bamaze mu Misiri imyaka 430. Umunsi uheruka w'iyo myaka 430 niho ubwoko bw'Uhoraho bwavuye mu Misiri bukurikije imiryango yabwo. Ijoro ryabanjirije kuvanwa mu Misiri kw'Abisirayeli, Uhoraho yarabarinze. Niyo mpamvu ari ijoro ryeguriwe Uhoraho, kugira ngo bajye baryibuka uko ibihe bihaye ibindi. Andi mabwiriza yerekeye Pasika. Uhoraho abwira Musa na Aroni ati, dore amabwiriza yerekeye Pasika. Ntihakagire umunyamahanga urya ku byagenewe Pasika. Niba mufite inkoreragahato mwaguze ikaba yarakebwe, izabiryeho. Umunyamahanga utuye muri mwe, ari ubakorera cyangwa uwikorera, ntazabiryeho. Ibya Pasika muzabirire mu nzu byateguriwemo, inyama z'igitambo ntimuzazisohokane, kandi ntimuzavuna amagufwa yacyo. Ubwoko bwose bw'Abisirayeli bujye bwizihiza Pasika. Umunyamahanga utuye muri mwe nashaka kuyizihiza kubwo kubaha Uhoraho, mujye mubanza mukebe abo mu rugo rwe bose b'igitsina gabo. Nibwo azabarwa nk'Umwisirayeli, agashobora kwizihiza Pasika. Ariko ntihakagire uw'igitsina gabo utakebwiryaho. Abisirayeli n'abanyamahanga bazaba batuye muri mwe, mwese muzagengwa n'itegeko rimwe. Abisirayeli bose babigenza nk'uko Uhoraho yari yategetse Musa na Aroni. Uwo munsi Uhoraho akura Abisirayeli mu gihugu cya Misiri, akurikije imiryango yabo.